kubera ibikorwa bijyanye n'umuziki arimo cyangwa se nanone kubera n'impano afite ijyanye n'urwenya kuko byose birahurirana cyangwa se birafatana bigahura biri kuri yo bikabyara ikintu gikomeye cyane. Mu minsi yashize rero nibwo GTAF kuri iyi mihanda yari yabaye GTAF kandi impamvu inganuro twese turayizi tumugarukaho mu buryo bukomeye ku buryo mpamya ko GTAF uyu munota ntabwo twabishidikanyaho mu myaka yose yabayeho, ntabwo azibagirwa ko uyu mwaka wamugiriye akamaro gakomeye cyane mu gice cy'imyidagaduro kuko niho yabonye uburyo ashobora kubona hamenera kandi bigakunda. Uramutse umubajije ikijyanye n'uko yishakije mu minsi yatambutse yakubwira ko yagerageje gushaka ko yabona hamenera ngo bimukundire bikagorana bigakomeza bikagorana, ariko burya baravuga ngo inkone hira igihe. Uyu mwaka seriously mpamya ko wabaye mwiza kuri GTAF kuko urugendo rwe rwarushijeho kugira intambwe rutera, ryaba izina rirazamuka ariko n'uduceri cyangwa se n'amafaranga nayo agenda aboneka, niba tubyibuka neza kandi tubyemeranya mpamya ko rwose abantu barakaye Yves twizeye kumeze neza. Yves nawe uri umufana Pole kabisa. Ihangane se katari twebwe twari turi mu kibuga afite umujinya bibaho yaratuvanye aho twari tugeze kwa GTAF. Gusa uyu mwaka nkuko twabivugaga ni umwaka wahiriye cyane uyu GTAF, ariko nanone ibyamubayeho twagiye tugarukaho mpamya ko aramutse abifashe akabisesengura ntibigende gutyo gusa Fabulous Natasha, ntibigende nk'uko byavuzwe gusa kubera natwe impamvu tuzi, ariko nawe arayizi ibyamuvuzweho byose abifashe akagira ikintu akuramo byatuma urugendo rwe rurushaho kuba rwiza, kandi nabyo tumwifuriza. Mpamya ko rero nawe hari icyo yagiye akuramo, ubu rero intambwe ikomeje kuba nziza muri urwo rugendo twavuga mu ntangiriro z'uyu mwaka rwamubanyere rwiza rukazamo kuvugwa cyane kubera indirimbo yashyize ahagaragara ikagira impact igira, byaravuzwe ariko biza no kuva aho ngaho bijya nanone ku kindi gice cy'ubuzima bwe bwite. Ubwo mu minsi yashize hatangirwaga guhwihwiswa ko ashobora kuba afite umukunzi, natwe twabivuzeho kuko twagiye tubona rimwe na rimwe asangiza abamukurikira amafoto, ariko abenshi bakagira ngo ni rwa rwenya kuko asanzwe ari n'umunyarwenya ntibabiha agaciro cyane. Ariko uyu mureba kuri screen witwa Jojo ni kizungerezi cya GTAF kandi yamaze no kwambika impeta, ngira ngo ni ibirori byabaye by'agatangaza byitabiriwe n'inshuti za hafi za GTAF, cyane cyane abanyarwenya bahorana abantu bakunze gukurikira ku mbuga nkoranyambaga barimo nka Banzovu na madamu we nako na sheri mbese ni nk'uko tuvuge nge nakora ubukwe ibaza ibyishimo byaba bihari, urugero wirutanga ubu ni ukuvuga ngo shaka undi muntu utangaho urugero. Okay, ni kuko we wakora ubukwe. Oya nanjye mvana katuvuge wenda Deus okay, katubwe nkuko Deus yakora ubukwe. Deus afite ubukwe byanga bikunda, twe turi abantu ba hafi bagomba kutabura, sibyo? Iyi birori yagira ngira ngo murabizi ndi birori byo kwambika impeta umukunzi we, natwe byaratunyuze bidukora ku mutima kubera impamvu yumvikana numwe mu bagize umuryango, numwe mu nshuti zikomeye. Niyo mpamvu rero hari n'inshuti n'abavandimwe cyane cyane ba GTAF, ubwo harimo abanyarwenya basanzwe bahorana ubuzima ku bundi. N'ibirori byabaye byiza ariko abenshi bagira ngo si by'ukuri cyangwa se n'ibinyoma, ariko nyirizina twagize amahirwe yo kuganira na bombi bose yaba GTAF n'umukunzi we, batwemerera rwose ikiganiro kigufa ariko kigaragaza ko koko ari Jojo yavuze yes, ndetse na GTAF yemeza ko yishimiye intambwe yateye yo kuba yagize uko kwambika impeta umukunzi we, bikaba n'urugendo rutarangiriye aha gusa, ahubwo mu minsi mike cyane baraza kuduha ibirori. Baraza kuduha ibirori. Urukundo ni rwiza kandi yabonye uwo mu yakamwana ko nawe nabonye, nanjye yaka ntago namubonye, niba yari yasigaye ahubwo mbonyemo inshuti yanjye Nessa yitwa Baby Nessa. Yitwa Nessa, ni inshuti ya GTAF cyane. Okay. Ni inshuti cyane. Tugiye gufata rero umwanya tugiye kuri iyi couple, ubu navuga ko nayo igiye kwinjira muri couple z'ibyamamare hano mu mujyi, kuko GTAF ni umwe mu bantu rwose umuvuze ntabwo mpamya ko hari utamumenya. Byavuye ku bintu byinshi ari cya gikundira Imana ishobora kugusiga kuri social media. Birashoboka ko
uko Imana ipanga ibintu uko ari byayo bihindura byinshi. Ubu rero yisanze mu isi y'imyidagaduro kandi ahagazemo neza muri uyu mwaka. Intambwe akomeza gutera, niyo mpamvu dukomeza kugenda tubigarukaho. Ubu ari muri ba bantu tuvuga bashobora kuba bafite rwose ibihe byiza kandi na kapo yabo ikaba iryoshye bya hatari, igiye guhagarara neza muri uyu murwa. Tugiye gufata rero umwanya utari muto, byibura nk'iminota igera ku 8 tubumve haba ku gice cya GTAF ndetse n'umukunzi we, kuko bagize umwanya baduha barawutwemerera. Ni byiza rero ko namwe aya makuru tuyabasangiza nk'uko abari kugenda avugaho, kugira ngo uze kubibona ku mbuga nkoranyambaga, utangire gukeka use byaba ari byo cyangwa si byo. Ikiza ni uko amakuru wayamenya uko yakabaye. Rero tubumve, hanyuma ubwo tuze mu kanya gatoya. Uravugisha ukuri, uri girlfriend wa GTAF? Madamu wowe naraye nyambaye shawe kumeza kumfobereza izina we. Mbega GTAF, amakuru ni meza. Sha, hari hashize ibihuri mu bihe byawe ariko n'ububanza ukibirimo. Bihe byo nako igihe cyose igihe umunsi uba bimeze neza ejo bikaba bimeze nabi. Ubu bimeze bite? Sha, wumve wongeye bihe ndimo ni nka bya bindi bya Samson na Delila. No kuri kw'Imana ni bya Samson na Delila, igitego baragitsinze. None se mu by'ukuri rero maze iminsi mbona ngiye udufoto cyane, nigeze kujya kuri YouTube channel yawe bushize mbona haga foto, ariko ntekereza ko bishobora kuba atari byo. Ubu nongeye kubona kandi gafoto. Duhamiriza ayo makuru, uri mu rukundo? Jewe ubone narabuze niwe nabonye. Yego ukubanza mu rukundo rwa nyago. Yego nagari kamu. Yego AI. Yego urukundo rwa nyago arango tuzahenda mukunda. Ya wow. Numukunzi mumaranye igihe cyangwa wenda ni ibya vuba? Oya, umukunzi wanjye tumanya hafi y'imyaka igera muri 15 kuko twakozanye tukiri abana. Rero tuza ko dutandukanywa n'amashuri. Hanyuma bitangaruka imihanda. Garuka imihanda nawe namaze gusoza amashuri. Ubwo kano kandi wone narabuze niwe ndi kumwe nawe kano kandi. None se bisa naho ari kubwo mwageza urukundo mugasa nk'abaruhagarika, urumva niba yaragiye kwiga nawe ukigira mu bindi, bisa naho wenda byatandukanye, yaba yaraje kubera ko ubwamamare bwawe bwatumbagiye? Oya, naga ariyo mpamvu. Kuko nukubango twebwe twafunze n'ibintu twarose tukiri abana deni. Urumva rero ntabwo ari ibintu bya hubuhubu. Yego ntabwo ari bya shushushu. Urukundo rwa nyarwo ntabwo ari gunda z'ubu ngubu. Ntabwo ari urukundo rw'igihuha. Yego ni urukundo rwa nyarwo. Ongera umuhe musuhuzeho. Reka mubwiye rwose agusuhuze. Hello. Umeze neza. Ariko ngo GTAF ni urubavu pe. Umva, ni urubavu rwanjye. My husband. None se GTAF rero ni icyamamare, kandi urabizi ko buri ibyamamare kugira ngo bigire n'amahitamo nanone bisaba kuba nyine byakunze. Utekereza ko wowe ari iki cyatumye rwose GTAF kwihebera kandi nawe bigatuma umutima umwegurira? Ikintu ntekereza ni uko buriya cyizere kirarema. Kandi buriya ntabwo urukundo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Ibikorwa mwerekana ibyo byatumye nkunda, nanjye ibikorwa anyerekana ibyo bituma mukunda. Ibyo bituma avuga ati niwe mukobwa ntereye ivi nkakwambika impeta mugore wanjye, bitewe n'uko umeze nyine. Biterwa n'umutima wenda yansanganye, nanjye umutima we afite umutima mwiza cyane, aragukurura. Uyu wese musiga, musiga. None se impeta arayikwambika ryari? Naraye nyambaye amafoto ntabwo uri kuyabona. Ni ukuri kw'Imana uzi ko numvaga ari imikino. Njye impeta naraye nyambaye kabisa ewana. Mpa. Yagupropose? Mbega byiza. Yamuriye surprise rwose yatanje. Ubwo abandi batekerezaga ko igihari bakureye amaso. Oya, ntabwo mari GTAF kabisa yamaze gukuramo
yankuye mu bandi mumara igihe kingana gute yaravuze ngo ni kuva mu buto tuziranye 2018 I think adoda inkweto adoda inkweto none se ko yavuga ko wowe wigaga muri kaminuza nari umwana nabitekerezaga ntabwo ni kwa kundi wari umujama nko muri karitsiye wikundira ushaka kugurira ibiraha ushaka gutera sitori ibyo ni byo gukunda ariko twanabitekerezaga nuko naje kurangiza kwiga yego tukongera tugahura yarabaye umusitari akavuga ati John wowe cyangwa ati ngiye ko wakuze ugahinduka ati imyaka n'ibiti n'ibiti ati John ukundana n'ibiti urukundo rurogera mbega byiza asanzwe akubwira byinshi by'urukundo nawe kandi ukabimubwira ariko aka kanya mubwira ikintu wumva kikuri ku mutima utigeze umubwira ikintu cyo hari byinshi ndabimubwira ariko ikintu namubwira cya mbere ntazahindurwe n'ibihe kandi azakomeza we wa nyawe ntazagire gute ntazahindurwe n'ibihe yego kandi azakomeze abe G-Tough we wa nyawe isi ntizamuhindure kuko nyine G-Tough nzi adoda inkweto niwe nzi umusore umutari yego ntabwo ajya ahinduka nyine ngo yubize ibiciro ngo yiyemere nyine azakomeze abe na Nshutimana Amza akomeze abe we wa nyawe na ibihe bizatuma ahinduka kuko nyine afite umutima mugari afite umutima munini kandi umutima ufasha umutima mwiza umutima ukunda yanyeretse urukundo ndatekereza ko ariwe muntu wankunze nkabibona akankunda apana mu bikorwa ngo ndagukunda ngo shiri ngo nabibone wabaho niragaza ari amitoma y'ubujagso y'ubutineja ni umuntu w'imbacuwa nyine urukundo rwe n'ibikorwa duhe nk'akagero k'ibintu yakoze ukabona ko rwose ari ukwiriye kuba rudasumbwa wawe ibintu byose ntabwo wabivugira ku itangazamakuru yego kandi wowe ngaho munsubize vuga n'ibindi byinshi cyane ngaho munsubize basi ngaho munsubize yasohotse gatoya urihangana ntacyo gusa nyine G n'umwana mwiza pe ni G nyine tubundi G ntabwo utekereza ko se wenda nk'uko bakunze kubivuga cyane nawe wabigarutseho uti ntazashukwe n'ibihe ntabwo utekereza ko uko abantu bagenda bakomeza kugenda batuma rya zina rye rizamuka nawe ashyiramo imbaraga ntabwo utekereza ko bizatuma wenda hari uburyo agira gutya akakuyobana akanyoba ubwo ntibizaba byashatse kuba ariko ngewe uko mbibona ntabwo bizaba mu izina rya Yesu kuko tumaze kubimenya bihagije binabaye ibyara ari iby'abagabo sha uramukunda pe I really love him arya wasoje weho uwe mwaka 2024 ntaragaruka oya kereka wenda wongere nka nyuma y'iminota 5 yarasohotse gato yego ntacyo urakoze cyane nawe urakoze cyane God bless you mukomeze mudushyigikire vuba turabata sitasiyo y'ubukwe ryari mu minsi mike cyane murabona mwebwe isohotse ngaho ibutsa n'abantu amazina yawe amazina yanjye nitwa Nayituriki Giovanni ubwo waje ko nenda kwitiranwa n'umugabo wanjye Imana Nayituriki ejo bundi haza bagiyeho n'aka aka ka G-Tough Jojo wa G-Tough hello urakoze cyane umunsi mwiza nawe urakoze umunsi mwiza kandi akazi keza Imana ikurinde muri byose yego